Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, mwene somo Kristo Yesu Pastor Alex. Nezerewe Kristo umpaye umwanya kugira ngo dusangire ibyiza umwami Imana duteguriye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Gitari kisungwa n'amahanga buhungiro bwacu uhimbazwe ko kwatubyaye. Mwami uyu munsi tukaba twitwa abana b'Imana. Bitavuye ku bushake bwacu cyangwa imirimo yacu cyangwa gukiranuka kwacu, ahubwo ubuntu bwawe datuhimbazwe. Urakoze kuko waduhamagaye mu izina rya Yesu. Dusabye umwuka wera kugira ngo abane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, kandi dusengera n'imitima yose igiye kwakira ijambo ryawe ihinduke imbibe nziza, kandi ijambo ryawe ryera imbuto mu mitima bagiye kuryumva, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Reka dusangire ijambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 23. Turasoma dore ku murongo waho wa 14. Twumva icyo Imana ivugana natwe. Bajya ku batambyi bakuru n'abakuru bati twahize ibikomeye tutazarya tutarica Pawulo. Umurongo wa 16. Ariko mwishywa wa Pawulo yumva ko bagiye kumucira igico, nuko araza yinjira mu rugo rw'igihome abibwira Pawulo. Imana itugirire neza cyane. Imana ihabwe icyubahiro bene data. Umuririmbyi yararirimbye chorus aravuga ngo bwira abanzi bawe ko bitagishobotse, inzobo bagucukuriye bazitere minsina. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nje imbere yawe kubwira ngo Imana iratabaye, imigambi ya Satani ihindutse imfabusa. Imana iratabaye, imigambi ya Satani ihindutse imfabusa. Niryari. Haleluya. Ndanezerewe muri aka kanya kubw'ijambo ry'Imana. Umwami Imana kize ku mutima kugira ngo tuganire ijambo ryiza ry'ibihumuriza. Mwuzanire kubwira ngo imigambi y'umwanzi ihindutse imfabusa. Kubera iki? Kubera yuko umwami Imana yatabaye. Kubera iki? Kubera yuko umwuka wera yatanze amakuru. Imana itugirire neza cyane. Turashimira Imana igitanga amakuru. Turashimira umwuka wera ujya uduha amakuru tudashobora guhabwa n'abandi bantu abari bo bose, kandi aya makuru hakaba hatarimo kwibeshya na gato. Imana ihimbazwe. Hari igihe abantu bajya bagira amakuru yabo bakaba bayafite, ariko amakuru atuzuye. Ariko turashimira mwuka wera w'Imana Kristo yasigiye itorero yuko atajya yibeshyaho na gato. Haleluya. Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Niryari umugaragu w'Imana Pawulo ubwo yagendaga avuga ubutumwa hirya no hino. Murabizi yahuye n'ibyago, ahura n'akaga gakomeye mu bihe bitandukanye. Yarakubiswe, yarafunzwe, yahuye n'ibibazo. Ibihe byose nta mudendezo yigeraga agira kubera ibyago yaterwaga na Satani. Yigeze abivugaho, aravuga ngo mbarusha muri byose. Umva ibyirato bya Pawulo. Aravuga ngo mbarusha gukubitwa inkoni nyinshi. Aravuga ngo rimwe naraye imuhengeri. Aravuga ngo ubundi bamanuriye mu gitebo mu idirishya. Aravuga ngo ahandi nakubiswe inga 39. Ibyo byari ibyirato bya Pawulo. Umwanzi nago yamwifurizaga kubaho nkuko nawe uyu munsi umwanzi atakwifuriza kubaho. Umva nkubwira ijambo rikomeye. Satani agutanga kumenya icyo uzaba cyo, agatangira kuguhiga. Yamenye yuko Yesu azaducungura igorogota ku
ku musaraba, atangira kumuhiga hariya bariya uriya mudugudu Yesu yavukiragamo, bica abana 24 bagira ngo Yesu avukemo. Abana bapfuye muri kiriya gihe babereye Yesu igitambo na abana 24, niyo research nabashije gukora. Rero Satani ntago yarebaga Yesu w'umwana mutoya, ahubwo yarebaga Yesu uzamanikwa ku musaraba. Yosefu ajya kugurishwa hariya muri Egiputa bamujugunya mu rwobo, ntago harwanywaga Yosefu uriya w'umwana na kaka kanzu kase, ahubwo harwanywaga Yosefu uzakiza abanyegiputa bose, agakiza ubuzima bwa benshi. Ntago Mose mu gihe cyo kuvuka kwe hariho kwicwa kw'abana b'abahungu, ntago harwanywaga Mose w'umwana, ahubwo harwanywaga Mose uzakura Abayisiraheli muri Egiputa. Vuga ngo amen. Buriya mu gihe cyose uzabona uri kurwanywa cyane, ujye umenya yuko uri umuntu udasanzwe, ujye umenya yuko Imana yiteguye gukorana nawe ibikomeye, ujye umenya yuko Imana igufiteho imigambi myiza, ujye umenya yuko Imana yagutoranije kugira ngo irokore ubugingo bwa benshi. Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo ubona nk'urupfu ni Imana izaca inzira y'ubuzima. Ibyo ubona nkaho ari ibyago, ibyo nibyo Imana yiteguye kuzanisha ibyiza. Haleluya. Ibyo ubona nk'ibyago, Imana yiteguye kubizanisha ibyiza. Yosefu agurishwa ajyanwa muri Egiputa, yabonaga yuko birangiye. Sibyo mwene data, nta byiringiro by'ubuzima byari bihari, ariko muri ibyo yacagamo, muri bwa buzima yanyuzemo, yabwiye bakuru be ngo nimwicire urubanza, ngo koko ibyo ngibyo umwami Imana yashakaga kubizanisha ibyiza. Amahoro ya Kristo abane nawe. Nizere kunyumva kandi rwose uri gufashwa n'ijambo ry'Imana, kuko nanjye riramfasha. Umva ngubwire, Imana ihinduye imigambi ya Satani ubusa. Imana ihinduye imigambi ya Satani ubusa. Ntago ari kenshi ngira ya magambo, ariko mvuga ibyo yamwe. Ndashimira Imana yuko ikiza ubuhanuzi bwiza mu kanwa kanjye, yuko ije gutabara abayo. Pawulo muri izo ntambara yari arimo z'ibibazo, yari ariho agenda avuga ubutumwa, ariko baramufata abatambyi n'abanditsi bamushyira muri gereza, baramufunga. Nta cyaha yaregwaga kigaragara, usibe yuko yahorwaga ubutumwa yavugaga. Satani iyo abona uri mu nzira nziza, Satani iyo abonye ufitiye hari icyo umaze mu bwami bw'Imana, ahora kurwanya kugira ngo utagira icyo umarira ubwami bw'Imana, utagira n'icyo umarira abantu. Ariko nubwo bimeze bityo, umwami Imana nawe iturinda, ntabwo ihunikira, ntabwo isinzira, nayo iduhozaho amaso 24 kuri 24, ihora iturinda. Kuko hari ubutunzi bwayo, Imana nayo ihahoza amaso. Haleluya. Aho ubutunzi bw'Imana buri, Imana nayo ihahoza amaso yayo. Vuga ngo amen. Nimba uzi ko uri stoke y'iby'Imana, nimba uzi ko Imana ikubona mu mumaro, nukuri ntabwo umwami Imana azaguhomba. Aho hantu ahahoza uburinzi, ahahoza amaso. Haleluya. Umva ijambo rikomeye. Umwami Imana nimba iyabona hari icyo umaze mu bwami bwayo, ntabwo igukuraho amaso 24 kuri 24. Niyo mpamvu na n'uyu munsi ihinduye imigambi y'umwanzi ubusa. Umva mubwire, hari iyo waruzi ariko hari niyo utaruzi, ariko ijambo rikomeye, umwami Imana arakwimanye. Haleluya. Umwami Imana arakwimanye, kandi izo nzobo, haleluya, umwanzi yari yacukuye, umwami Imana arazisibye. Bibiliya iravuga ngo baramufata bamushyira muri gereza, ariko abandi baca igico, babwira ngo tugende tubwire abasirikare bamufite, bamumanure mwamujyanye mu rukiko, tujye umwe abagiye kumva ibye, natwe turamuca igico hanyuma tumwice. Ngo bararahira, ngo barahiga, ngo bajya kubatambyi n'abanditsi, baravuga ngo ntabwo tuzarya, nta nubwo tuzanywa tutarica Pawulo. Mwene data, hari ibyo Satani ari gupanga ku buzima bwawe, ariko Umwuka Wera
yahishuye yuko bihindutse imfabusa. Bibiliya irambwira ngo ariko mwishwa wa Pawulo, mwishwa wa Pawulo na wundi n'umwuka wera w'Imana uvugana natwe yuko yimanye ubuzima bwacu. Imana ishimwe, Imana yimanye ubuzima bwawe. Ngo barahiga, ngo bajya kubatandi baravuga ngo twahize ibikomeye, nituzarya nituzanywa tutarica Pawulo. Ariko reka mubwire, umwuka w'Imana abiteje ingaru. Ndagira ngo mubwire ngo umwuka w'Imana abiteje ingaru. Aya makuru urayazi, aya makuru yafite. Hari ibyo bahize yuko batazarya batazanywa batarakwica, hari ibyo bahize yuko batazarya batazanywa bataranyica. Ariko mureke mbabwire, umwami Imana ari kumwe natwe, umwami Imana ari hejuru yacu, umwami Imana turinze 24 kuri 28. Reka nsoze mvuga ijambo rikomeye, ubabwire ngo ntago tuzagenda, ubibwire ngo ntago nzagenda. Mishoni y'Uwiteka yanzaniye kuri iyi si itararangira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ntago uzagenda misiyo y'Imana itararangira. Imana igufiteho gahunda, Imana igufitemo umumaro, irakubona nk'ukomeye. Ndagira ngo dusenge uhereye umunsi nibyongera kugutera ubwoba, ubibwire iri jambo rivuga ngo misiyo y'umwami Imana nirarangira ku buzima bwanjye ndiho muri iki gihe n'igihe kizaza. Ndagira ngo ngusengere Imana ubiteze ingaru mu izina rya Yesu. Ubayeho, uriho, imva zirasibwe, baho kandi nawe hagaciro urwo rukundo rw'Imana. Gendana n'Imana ku manywa na nijoro. Wicungana n'abaguhiga, wicungana n'ibiguhiga, cungana n'imibanire myiza ufitanye n'Imana. Haleluya, wicungana n'abaguhiga, wicungana n'ibiguhiga, ahubwo cungana n'imibanire myiza ufitanye n'Imana, kuko imigambi y'Imana iraruta imigambi y'abantu. Umwuka wera yabishuye niwo mwishwa wa Pawulo, hanyuma iyo migambi burizwamo Pawulo ararokoka. Uko niko nawe urokotse. Imana ikurokoye mu maboko y'umubisha, Imana ikurokoye mu maboko y'abagambanyi, Imana ikurokoye mu maboko y'umwanzi. Nutinye nugira ubwoba, umwami Imana ari kumwe nawe. Reka ngusengere, wari ufite ubwoba, mu izina rya Yesu niwongere kugira ubwoba. Data, mu izina rya Yesu w'imbaraga, turagushimiye ko kubanye natwe muri ubu buzima bumeze gutya bw'umwanzi Satani arwanya ku manywa na nijoro aduhiga. Urakoze koko wimanye mwene data, urakoze koko wimanye mushiki wacu. Imbaraga zawe nizikomeye, reka zibaporoteze ku manywa na nijoro. Kandi uhereye uyu munsi abari bafite ubwoba, abari batinya nibongere gutinya ukundi mu izina rya Yesu. Reka ihema ry'Imana ribe kuri bo, ubarwane ubaneshereze kubw'ubuntu.